intare gabanya volume ubujiji ni byinshi byo muri iyi minsi nizange zitagira skills muzishaka amabifu ujushima abaguhisha yahinduye inzira na gang utubona strip gwavuga giki kenige shatarareze agakoresha English nyinshi ariko niba twavuze ko line-up igomba kuba iriho abahanzi batanu bo muri generation yacu na batanu bo muri generation nshyashya nibo wabibaze neza muri generation ya kera hariho batanu muri generation yacu hariho Fireman Green P Flower ni batatu nanjye na Riderman bakaba batanu na abahanzi 10 bikajyana nyine n'igihe tuba tugomba kugera cyo guperforming. No, I mean urumva urabizi ko mwari J ahora ku mitima yacu urumva ahora ku mitima yacu ntabwo wajya kubitindaho cyane ngo ninde wazanye igitekerezo uko nuvuga ngo nubwo iriya ntuza iriya art ya J iriya tableau ya J iri hariya already nubwo yabidari ariko J abara bari mu mitima yacu tuba turi kumwe. J Polly in fact Polly numwe mu nkingi za mwamba za hip hop nyarwanda twabyemera tutabyemera niko bimeze. So mu gitaramo nk'iki cya hip hop kumuhereza icyubahiro ni ibintu biba bikwiye kubera yuko ibiriho uyu munsi ari mu bagize uruhare mu kubyubaka. uyu munsi ushobora gutunga iPhone 15 Pro Max ya giga 256 kandi udahenzwe habe na gato. Nibyo wumvishe neza ntabwo wibeshye. Tega amatwi, uruganda rwa Apple rwatanze promotion yo kugurira mu Rwanda iPhone 15 Pro Max ya giga 256 kandi ku giciro nk'icyo ku ruganda, ikaba promotion izamara ibyumweru 2 gusa. Mbaza uti byabereye ni ku kigo cya Samsung 250 mu mashami yayo yose hirya no hino mu gihugu. Mushobora kuduhamagara kandi kuri 0888 31 689 ku bindi bisobanuro waca no kumbaga nkoranyambaga zacu. Ese urota guhaha ikintu icyo ari cyo cyose cyangwa original giherereye muri Amerika, Ubushinwa, Dubai cyangwa ahandi unyuze ku masoko akomeye kandi yizewe karundura nka Amazon, Alibaba, eBay, Apple n'izindi, akira igisubizo dore ngiki: iguriro Rambagize icyo ushaka kuri ayo masoko rero, ubundi utugane tukikugezeho mu minsi 7 kandi idashobora kurenga 14. Dore dukorera hano Nyarugenge mu nyubako ya TCB Town Center Building inyuma ya Simba Supermarket ni floor ya 3, cyangwa se Western application yacu muri telefone yawe iguriro shopping. Ukeneye ubufasha bwihuse duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 0788 18 16 umva kakana. Ushobora kwishyura 50% andi ukayishyura icyo watumye kikugezeho. Yitwa Bruce the First, umwe Bruce the First yeah, Bruce Wambere mwaka y'intro nyine karimo izina ryawe muri bwebwe I think ko karimo niba nibuka neza phone ni Bruce Wambere ubaza imbere baziruka bansanga imbere papa nkora imbere ubihakana bazaduhetere. Iyo ni indirimbo yanjye igiye kuza iyo ni hende gusohoka narishoboye uburyo lyrics zawe nawe ntazizi ariko urabizi ko muri laboro akoranye na Kevin na Keshat na Blue na Boji uravuga ngo amafaranga arabura nkaburana nayo ngo amafaranga yabuze the first borana nayo nitwara uko nshatse cause morana nayo bibe byiza cyangwa bibi mbinyuramo. Numvise byinshi mbona byinshi fuka make kuko nasanze bamoka nta bumenyi bafite, ahubwo namenye ko ari twe tubaha ibyo kuvuga unzi neza ibyo mbagenera ku munzani nabapimira tape irasohoka si nk'ubuntu yivugaho na mara 2 months nuje zikabweje gura imiziki yaranze hit yarabuze sinyira umwana naraguze bro nitukira amashumi isanga izindi kwishumi abasore babaye ikiko bavuga kurusha inkumi bugambo bwasimbuye ingumi niki kikuriye nabibonye n'umuntu avuga make gikorere hashye. Yes sir. Yitwa Bruce the First. Yo man, nice to meet you again man. Twahirukanaga zamani 2021 ngira ngo sibwo muri shoot ya Borokoye na Baways 2022 yeah. Ni iminsi myinshi ariko ni ibikorwa byinshi byabaye. Bavuga ko kuva icyo gihe Bruce arimo gushaka kwinjira muri game neza uko ndabyibuka waruri
navuga ngo mu gikundi cy'abaraperi beza ariko batarashininga ubona ari urugendo rwakugendekeye gute? Abaraperi beza batarashininga icyo gihe wari urimo nyine like wari mwiza ariko abantu batarabona potential yawe ariko ntekereza ko batari ko bikimeze. Urumva Imana yaje kubijyamo wenda ngo uri neza Imana yate blessings. Imana iri kudufasha iri kutu blessing yaman. Iyi stage ntarayigeraho icyumba cy'amategeko back in days twari mu kwibuka right niba mnibuka neza wakozemo performance hari ya Kicukiro. Man nabonye uburyo ufite abantu benshi kabisa benshi byatari ndavuga wow. Iyo ubonye abantu noneho bahari kubera the first waririmba ukajyana nabo warapa flow ugasanga barazizi like ni ibintu wakira gute? Ni imigisha bro n'umugisha w'Imana man kubera ko ntago biba bivuze ko ari wowe uzi kuririmba cyane ku isi yose cyangwa ari wowe uzi kuririmba cyane mu Rwanda ahubwo ni imigisha tu kuko hari n'abandi benshi bazi kuririmba barenze ariko wenda bataragira ayo mahirwe. Ni imigisha y'Imana bro, ni imigisha y'Imana. Ibikorwa byo ni byinshi ko bimaze kuba byinshi nshingiye navuga ngo Sad Boys. By the way Sad Boys ni ipusobanura gute? Ngende umuntu uzi imiziki yawe ariko wisobanura gute? Bro Sad Boys ni EP nanjye ubwanjye bro iyo nyirebye tu mu cyumba cyanjye mfite portrait mfite boro ya Sad Boys iyo mbyutse nkayireba bati man Sad Boys ari ibintu nyine iri muri mixtape zanjye ni nkayo mixtape ya mbere niyo mixtape ya mbere nisohoye. Yeah for sure. Ariko yampinduriye ibintu byinshi cyane impa abantu itinyerekanye n'umurongo gomba kugenderaho. Ni mixtape nyine mfata nyine n'ikintu gikomeye kuri njyewe. Mfite Sad Boys kabiri nayo izaza kuri ari amatariki imwe ya mbere yasohotse uyu mwaka azasohoka kabiri kuri ziriya tariki tu Sad Boys. So you urebye Sad Boys sana njyewe iyo nyireba wari umusani mwiza ndavuga wakoze by the way uri mu basani bakoze hit bakiza bahungu umuzinga ibikapu tugiye kuminana gukorera do man ikibazo nkunda pro zawe nkakabya sana man appreciate wari uri maniga bakoze hit bakiza nyine like kuza attempt ya mbere ugahita ukora hit nk'umuniga wari ugezweho nka Kevin ugahita ukora hit kuzamuka ariko still abantu batarabona we wanyawe. Ntekereza ko Sad Boys yaguhaye abandi bantu utari witeze. Yego bro Sad Boys yamaye abantu kubona nka ukora nka mixtape ikaba trending topic nko kuri Twitter. Ndanashimira wenda n'abantu babigizemo uruhare bakayikunda akavuga ati man reka uyu muji tumurwanirire bro buriya njyewe ikintu cya mbere nkunda abafana banjye tu no kubaka kanya ndanga kuri kamera no kubera abafana banjye. Urumva nyine bro kubona usoye mixtape yawe ya mbere ngende umuntu ntabwo nkunda ububoro bwo kuvuga ngo ndagigira ngo indirimbe imwe ngo nyirukankeho nta mwanya mfite wo kuyirukanka mfite umwanya wo gukora imiziki bro ngewe nkunda gusohora mixtape kabona hafi ya yose abantu barayishimiye bro gusanga nta ndirimbo nimwe mani bafite ikibazo by'agaciro mani ebana no gushimira Imana n'abantu kabisa n'abafana banjye. Ngewe nagerageje no kuyumva nka Boro wakoranye na Riderman, Boro wakoranye na Juno kirenze bro kuri ya mixtape ku musano uri kuza ugahita ubona nsoye mixtape ifite features zimeze kuri hariho feature ya Riderman, hariho feature ya Juno, hariho Kivumbi, hariho Ken. Ni urumva ni ibintu biba birenze bro ntago ari ibintu nagiye ntago ari ibintu byasabye ng'amafaranga ngo ngiye kugira iki umugisha w'Imana bivuga ati hari abantu bakwizereramo bro. Rero kubona usohora nka mixtape iriho abahaye amazina yose n'abantu bakanafata bro. Ngiye nangiye kubaza ngo kuko niba ngibuka neza Riderman no muri legend turamwemera twese. Turi hano kubwe urumva we na Double G akaba umwe mu bagufasha ukuboko since day one. That's my big bro. Hariho Juno navuga ngo wari uri muri prime time yari ari kuri move ubu ngo baracyari kuri ubu ngubu yamaze gufata icyo gihe nibwo byibuze yari arimo kwemeza abantu arikumva. Hariho Kivumbi we yari amaze gushinga imizi kubera ko since 2019 yari arimo araduhereza ibintu bya danje kuba konveka rwa rugendo rumeze gute kuko reka tubivuge ko naho twabongiye cyo kubivugaho. Jewe kuntu buri yameze njyewe nkora indirimbo muri studio iyo ngushaka office buriya njyewe nzi neza ko nta musani nashaka feature yiwe ngo nyibure kuko njyewe nkwigaho nkavuga ati bro emoji
iyi ndirimbo tu njyewe njya kukohereza indirimbo uhita wumva ko ukwiriye kuyijyamo njyewe nyine mfata time yanjye nkakora indirimbo zanjye nkakora n'indirimbo mvuga ngo izajyamo uyu muntu njya kuyimwohereza nzi neza yuko atayanga tu nyine n'abandi basani bro bashaka kuzajya bakora wenda sinzi tu nk'umuntu wenda ufite ushaka gukorana n'undi musani wenda ushaka gukorana nanjye ushaka gukorana na Riderman ushaka gukorana na Kimo ushaka gukorana na Kivum ushaka gukorana nande bro uzicara umwige man uvuga ati uyu muji ameze gute imiziki yiwe imeze gute ibi bintu yiboronye mutayemo ntago yayanga nicyo kintu rero njyewe nkora njyewe njya studio nkakora indirimbo nkayikohereza kandi njya kuyikohereza nzi neza ko utari buyange noneho niyo ugize akadoubt gacyo ukavuga ati wenda gutya mwita ngutamindi tungiye ngukorera nk'indirimbo 3 yeah man mwita ngutama ati hari numwe wigeze hereza boro nk'ebyiri ucurayinga kuvuga ati ya mbere yaraswase ya kabiri wapi zose uko zibabwiraga bro buri muntu amwoherezaga ahita yijyamo Riderman twahuriye stu ari gukora indirimbo na Juno mwumvisha boro ko kandi tutatuye recordinga bro yeah man nyine bro ni muziki mwiza urivugira shumi yanjye for sure yeah man iyo ni Sad Boys ariko nkakunda indirimbo yitwa I'm on my way to win mani wankubise Froza ntago ndi kuririmbisha kuko ntago nabasha kwishyura ariko reka byibuze ndabizi ko ari abandi bantu bayikunda mu mirongo yayo amasaha ya kare imihanda nshakisha amaramuko iburyo ibumoso simpagarara ni imiguruko fasha undi ndushaka kongabanya uyu muvuduko ndabona bisi batwifuriza yuko twazagwayo genda ubabwire ntabwo batubafitiye yo magambo ntaruta icyizere nifitiye cyo nshaka no kubona abanje batsinda nkatsinda nkabona aba family bose bahagaze ipinda mbona duhurira street mbona duseka bakagira ngo ndishimye I make sure konseka iyo ngeze muri public when I'm lonely nkasuka marira I'm on my way to win sinyumva bacu nege ndi kubona insinzi niyo byaca mu nzira nizeye ko nzabigeraho navukiye kubikora yo performance wayibonye gute Tycoon ibintu byo kutwaka amatara ibintu byo kwaka amatara buretse ho gato Tycoon orohamo Tycoon yo performance icyumba cy'amategeko wabonye abantu bakwakiriye gute wowe nkawe the first bro banyakiriye neza babikunze nyine bikwereka ko hari abakunzi ba hip hop kuko ahangaha nta muririmbyi n'umwe wabonye nta n'umuntu ukunda performinga cyane wenda uhari cyangwa ngo umusani ngo wadanje ngo twatumiye ngo muririmbyi wa bro ni hip hop n'abafana barimo ni hip hop n'icyangwa cyabo ni hip hop fresh sana man baradukunda hip hop ifite abakunzi ni iyihe ndirimbo wari witeze ko iri bugukorere kandi ntigutenguhe nta nimwe nari niteze ko itari bubikore bro ndiyizera utiyizera se ninde wakwizera shumye utizera nawe kwizera ejo bundi wasohoye Fast Style uravuga ngo uravuga ngo 50-50 niho nabaniye nta cyanyure nta n'icyankomere hagati na hagati nta byose birangana ibyishimo ngira biba bingana biza bikuraho nyine ishaza amaranye iminsi tu nicyo mbashatse kuvuga ni 50-50 tu habaho uburibwe akabaho n'ibyishimo hari iminsi ugira yo guca muri haso wenda uvuga ati kuki abantu batumva imiziki yanjye akabana ya minsi noneho ubona ko abo bantu bahari tu bari kuyumva yeah man niyo rero 50-50 tu niho abani man reka mbigusabe kuri kamera uzafata umwanya ubume tuganire ku bikorwa byawe the first omora ndahari turi hano kuhagoma imbere cyane we here to stay yitwa the first man ndagushimiye cyane tuzaganira byinshi uri kumva urabizi ngiye ndi n'umufana big time bro wowe mva mubwira umunsi umwe narebe we tuzavugana twicare ntago ndi umuntu ukunda gukora ibiganiro cyane ndabizi no mu ndirimbo yitwa twabagarukiye ndabizi ariko man bro twicaye tukavuga ati okay tuganire arebe dufite byinshi byo kuvuga sir haribe thank you my brother respect man yitwa ngo mfite imvururu mu mutwe man mfite imvururu mu mutwe mfite imvururu mu mutwe meze nk'unyagirwa n'imvura imvururu mu mutwe mfite imvururu mu mutwe mana mvuriye umutwe yo imvururu za covid zituma dutonda umurongo gose ikibabaje nuko n'ubu ngubu tuba tukiri mu makorosi yo roast nyinshi ku bakaboye we ndetse n'abakoboye rest in peace ku masinica turaburiza tukiri
man yala yo ndarwana n'umutima nama umwana akarira amera akabura amashereka mu gihe nyishaka igisubizo se kiba akambwira ngo bireke mfite sirikwi mu mutwe meze nk'uwataye umutwe Yo, nice to meet you once again, my brother. Thanks so much, bro. Yo, umeze fresh ariko noneho fresh kabisa neza byatari as usual. Urakoze cyane. Yo. Imvururu wari ufite zari zihe Karigombe? Iyi ndirimbo nayanditse muri lockdown ya nyuma buriya narebaga situation ku bantu uko bimeze nka vese ya mbere uko mvuga ni imvururu za covid zituma dutonda umurongo gogose icyo gihe abantu babavantara bababwiraga umunsi bagomba kuba bari gogose bajya ku ivuko bagata bataha rwose na inspiration yavuye kuri icyo kintu ariko none nyigira nini irenga kuba covid gusa ahubwo umuntu ufite stress nyine ariko akaba yakumva indirimbo imeze nk'iyamusetsa cyangwa yamuruhura yitwa Karigombe umwe hajya suri promotion ya mbere y'inyondora promotion ya mbere ku Nyundo ubwo umuntu avuze ngo urumwe basiniye umuntu yababeshye basiniye abize umuziki sinzi byaterwa ariko ndi mu mfura zo muziki wa Nyundo mu batangiranye nayo harya ubwo abandi mwasozanyije ni Igor Mabano Ivry Ivanimano Ben Adolphe ni benshi tukiri aho hari n'indirimbo y'umuraperi ntibuka iravuga ngo ku Nyundo numva ngo bigisha umuziki ariko nta muraperi wahasangayo ni lyrics numvishe niba ari umuniga w'umuraperi wo muri genge yande Inyundo iri gutanga support imeze gute ku isoko ry'umuziki wowe uri umuraperi ariko nawe usa n'ucishamo rimwe mu kabyanga bimeze biti anje ndi umuraperi ahubwo biterwa nuko njyewe zimfashe umuririmbyi wanga kuririmba kandi abandi bahora njye byose ndabikora bro icyo navuga na abaraperi bariyo bro nese njyewe Dani nanone hari uwitwa Fox Makare hari abaraperi barahari hari n'undi ushoje ubu ngubu yitwa gute nabonye mwamwakiriye w'umuhanga cyane Kabarankuru Icon Badman bari kuba benshi ibyo barahari kabisa kubera iki batinze kuba benshi se nkeka ko kubera ko hari n'amarushanwa bro kugira ngo ufitingemo hari uri umuraperi nuko ugomba kubuyoka nyine bya danje nkeka ko rero abaraperi ntago bari benshi ugereranyije n'abaririmbye kubera ko aditizi nyinshi ari bifavoriza abaririmbye kuba bajyayo kurusha abaraperi abaririmbye usanga baririmba bicuranya n'ibiki byose ariko umuraperi akenshi aba ari poetry rero kubona umuraperi ubakuma kuri poetry ku buryo bamujyana mu ishuri niyo mpamvu uzatinya umuntu waselectinzwe yari umuraperi kabisa bura ubwo muzamwubaye wenda ashobora gutinda gufata ariko aba ari umuntu munini cyane mu bijyanye n'icyo kintu aba ari umuntu munini cyane Karigo ariko man banza nkubite nka flow washyize mu ndirimbo yitwa Wasara Wasara hari gitangira gutera buri wese n'agasaraba ke wirirwa unsebya kugira ngo wake nyamara gukina ingoma yanjye y'iminota 3 bikabijyanga nibe na yanga rest in peace Junior na Rocky bankina mugasobanuye abandi naje gusanga ubatekerejeho cyane Wasara ikosa nakora ryose turi ku meza dusangira fanta nagusaba imbabazi kuko niwo muco nge natojwe na data gusa nanone nawe bigusaba kumbanira nk'imfura kuko ndahinduka ushatse kumbana mu ibara rimwe Wasara urakibuka no kuri no kugahoza True Karigombe man ngewe like sinzi niba ari uko nkunda abaraperi ariko abaraperi kenshi kugira na appreciating umuraperi nyine babisaba ngo abarenze simbwiye ko numisha na lyrics nayifashe mutwe ariko nka ntibuka nyirayo ariko man rumwe mu baraperi beza banaririmba nuko ngira ngo Dani yagutanze wakaba ari we muri muraperi ujya uririmba mu bukwe sibyo kubera ko ubwiza bwawe bwaransajije nahise numva na sando yo Sando yo Sandra let me say I love you Sandra Sando yo Sandra let me say I love you Sandra Sandra simwe mu ndirimbo like zawe uvuga ngo zaranshepinze Sandra iri mu ndirimbo yanzaniye
igitsina gore cyane niba niko navuga abantu bakunda imiziki y'urukundo yampuje nabo wanga rero kuyikomeza ngo uyihogozaho ukagicisha muti Anika niwe mugira ugacishamo nyine ntago turagukumbuye mu ndirimbo imeze nka Sandra utekereza kongera ukayisohora hari indirimbo nyinshi ndi gukora kuri album ndi gukora yitwa Partner album yanjye hanyuma akaba ni na mixtape ndi gukora yitwa Ibyuya byanjye hagati ya Partner album cyangwa mixtape Ibyuya byanjye hari kimwe muri byo bitewe nuko nikizanyorohera kwihutisha mu kwa 11 nkazakora show yabyo yego uvuze Partner ariko wabaye yisohoye na Mico the Best right iyo yarasohotse kubera icyo wabaye isohoye indirimbo kandi iyo ndirimbo izaza ariyo yitirirwe album cyangwa mixtape birakoze cyane njyewe niko nizerera mu gushyira hanze album ariko ntazanye indirimbo zose ngo nzirunde ku bantu aho kugira nsohora nkeya zimwe muri zo and then hakaza kujyaho n'izindi nshyashya kubera ko mba nkeneye ko niba nzakora igitaramo cyayo haba hari indirimbo naririmbana n'abantu bumvise mbere hari abakubwira bati iyo ndirimbo kubera ko abantu benshi baba bategereje igomba kuza nyuma ikaza yihishe nyine bavuga ati yasohote reka tuyirebe wowe iyo mindset ntabwo ugiye uzanareba iriya ndirimbo nayisohoye turi mu matora ya nyakubahwa kandi abandi batinyaga kuzisohora so njye nizerera mu kintu cyiza iyo ugifite ukaba watekereje ko wagikoreye nteka ko abantu imiziki barayumva imiziki nyine igihe cyose iba yaza umuntu akayumva yitwa City True Karigombe ariko ubwo City True ni iki ni ukuvuga ngo City ni akantu nahinnye nkandika kuri iriya City nyandika mu kinyarwanda ariko buriya nitwa Steven ni true ahubwo noneho City kwa kundi mu rugo kura bahamagare ngo Steven ryose bakaba ngo City so none ngiye guhitamo izina ry'ubuhanzi n'abandi kamfate City nyakuri wa wundi wo mu bwana City True ura naho bituruka ni Steven wanyawe yego indirimbo Partner na Mico the Best ikurikira Anike na Wasara na the guy Meja na bagenzi be wabonye barazakiriye gute Shabro bazakiriye neza cyane kubera ko ni indirimbo zitari hip hop cyane mba ndi kurapa yego ariko ntabwo Afrobeat ntabwo ari hip hop iri hardcore nyine na Afrobeat kandi abantu barabikunze muri iyi minsi so mu bantu dukorera rero harimo ababikunda nagombaga kubatekerezaho uyu munsi turi mu gitaramo cya Big Brother wawe navuga ngo since 2017 namyibuka neza 18 yagufashe ukuboko aravuga ngo vayo Riderman Riderzo man bimeze bite uri kwimva gute kuba like uri mu gitaramo cya Grand Frère ni byishimo bro ni byishimo byatari kubera ko Covid yari yaradukomye mu nkokora ariko reba ukuntu abantu bangana bro waherukaga kubona abantu bangana gutya muri shows kuva Covid yaza no kubera hip hop hip hop bro abantu baririmbira bikiriza ni ibintu by'agaciro ndamushimira Riderman ku mbaraga yashyizemo na Daboji bo nk'abantu bakuru kuri twebwe bagahuza ubwo bumwe kugira ngo batwerekere natwe tuzabikomeze bakaduha na platforms kugira ngo twigaragarize abantu babo tubyinane nabo dukuremo na experience kuko ngewe ntabwo nari nzi ko indirimbo yanjye yitwa Imvururu mu mutwe iri kuri rwego iransumbuye umunsi nabaye hambo kabisa ni nini cyane naririmbanye n'abantu ndashimira abantu bose banshyigikiye n'umuntu wese wamaye amahirwe yo kutaramira bano bantu yaba Riderman Bulldog na Africa muri rusange abantu bakavuga bati City True Karigombe yarasanzwe aririmbira kuri stage imwe na Riderman ariko ataza ngo yirwaneho uyu munsi ko akubwira kuza kwirwanaho Grand Frère bataraza nyuma nagomba gufite ubwoba noneho muri show harimo bro ngewe rero buriya nuko abantu babiri batarabibona neza bro ngewe nakoze show nyinshi zanjye buri ugiye ku YouTube izawe zirahari ntabwo mronchi twagiyemo na iwacu muzika festival ariko ku gitaramo kinini nibwo bwa mbere ngize amahirwe yo kuririmba mu gitaramo cya Riderman ngakubita ngiye nyine turirimbira hip hop so niby'agaciro rero nabikunze cyane experience nziza cyane ndanamushimira cyane
abantu bakwakiriye fresh nkuko wari ubiteze kabisa byarenze ibyo na expectingaga ko urumva kujya kuri stage uri wa mbere bro ugiye kurwana n'isura bizi so kuba nateye bakanyikiriza tukaririmbana izo ndirimbo n'iby'agaciro byanshimishije kandi byananunguye byama imbaraga zo gukora indi miziki myinshi cyane yitwa Karigombe. Iyi miziki irasohoka rya mu kwa 11 cyangwa mbere y'imiziki yo ndakomeza nyisore ariko kuba naronshinga album Imana imfashije nkabona aba partners nkuko ni kubivuga nazakora igitaramo kinini ariko wenda bijemo simbabone nshobora kuririzinga album cyangwa si yo mixtape. Harya mugana ubwo nagura abona management wapi ngira ngo baragutinya kuri kwa Riderman bakajya baragusinyishije ariko nje independence waza twakora wese kubera ko ntabwo nta barriere mfite yo kuba nakorana n'umuntu wese igihe cyose twahuje ibifatika kuko ibyibanze ndabifite byo kugira ngo duhere ku byo nari mfite aho byari bigeze then tuzamure noneho urwego. Yes sir, ubwo following mukore subscribe kuri YouTube channel ye ni Karigombe official Karigombe official kuri Instagram ni Stitch Karigombe ubwo kuri Instagram ni Karigombe official naho ahubwo kuri Twitter niho City True Karigombe ariko na hando yawe ya mbere ahubwo hando yayo yo munsi ariyo City True nayo sashinze urabona so wakoze cyane kuza kuri MI wakoze kuganiza abanyarwanda blessings my guy thanks so much noneho ubu ni ukuvuga ngo turi kubara amasaha nkaba ndavutse joyeux anniversaire my guy. Thanks so much man. Mvuka itariki 25 zo ku kwezi turimo nukuvuga ngo icyuma cy'amategeko kirakomereza. Niwe muntu umeze neza kabisa. Uzera ndamana nabizi. Kuzavuka cyangwa ne mwongorere. Ashobora kuba abizi. Ariko subu stress yari afite zisha ashobora kutabyibuka ariko ubundi yari abizi. Joyeux anniversaire man. Murakoze cyane. Batani ingahe? Cyangwa ni yubiri mwana ntago twabivuga. Uri muri 30s cyangwa cyari muri 20s? Hafi aho ngaho ndacyari kubagonganisha abo bantu. Thank you my guy. Thanks so much bro. Fresh. Intare gabanya volume ubujiji ni byinshi byo muri iyi minsi nizange zitagira skills zishaka amabifu ujyushima abaguhisha hinduye inzira na gang utubona strip gwavuga giki ubunike shatarareze agakoresha English nyinshi. Hitini drill ubishuta ndazizi zindi ni biz kandi biz ni biz na feature ni deal hasi kumukeka chabugufu udaseba cyo nshaka ni hella peppers. Yo man, yitwa Kenny Keshat man. Yes sir. Nice to meet you. Nice to meet you bro. Sure. Nitwa Freddy Musoni ushobora kuba utaronse. Ariko nakubonaga hafi aho. Umeze fresh ariko. Ndashima Imana. Man, uri dope nicyo kintu cya mbere ngira ngo nkubwire mbere yuko dukora intro. Urakoze cyane. Urarenze. For the very first time mwumva nakumvishe muri boro yitwa Ibitambo. Njya mbeshye. Ugira boro ivuga ngo itangira gute imwe fose n'ikintu ushaka nkore nakati ubufezi n'ubuyeri bw'abasore naguye mu mugezi w'urukundo ni nka fose mbi ntukiriza indibi z'amafote yanjye yose ideni ry'umutima wakokoye kunze ndi umupeti igihe cyinshi nagutoye ku muhigo w'ibiceri mani igize ibyo nakoze urumu nyeri muri kiri byanjye byose. Yamani by the way ntago ari ubwa mbere ahubwo ubwo bwari ubwa kabiri. Hari aga freestyle wakoze na Kivumbi nandera naga boroka wibuka kaga freestyle wahuremo na Kivumbi n'abandi baniga kuri YouTube kana goize viral byatari. 2019 2019 big time nibwo nakumvisha ndavuga uno muniga nzamubona ryari ubu ngubise boro yitwa Ibitambo ndavuga by the way kubera iki iri ya channel yitwa Dope Crack kujya mvuga umuntu nanabikurikirana fresh urumva nyitangira nakoranaga n'umushuti wanjye witwaga Get Kent twe turi muri crew yitwaga Dope Crack rero nyitangira music hari channel ebyiri ya Dope Crack ya Kenny Keshat ya Kenny Keshat rero yo ntago na uploadingagaho cyane na uploadinga kuri Dope Crack ko yari yo rusange yego bigeze muri 2021 nibwo nahise nangira ku uploadinga kuri Kenny Keshat officially nyine yego ariko urebye Kenny Keshat ni channel ntago ari nshyashya yego yari hari kuva na 2017 yari hari itari kujyaho imiziki kandi mu kintu cyo gihe so ubwo bivuge ngo nawe watangiye Mufted Group
uyivamo. Impamvu nayivuyemo ariko ntabwo nayivuyemo urumva twari turi babiri mugenzi wanjye ajya hanze ariko ngewe umuziki urumva umuziki ni ubuzima nagumye nkora na Kenikesha sinafokasinga kuri groupe cyane nangira gufokasinga kuri Kenikesha niyo mwahise mutangira kumva nyine ibitambo intare nuko nguko byaje ariko nari mari kuva na 2016 wari uhari kuva 2016 Kenikesha album zimaze kuba zingahe album zimaze kuba zingahe urumva EP ya mbere yasohotse 2017 oya hari EP ya mbere yasohotse ningiye umuntu wa mbere wasohoye EP mu Rwanda oya come on yitwaga Disclosure EP na Guest Kent yitwaga Disclosure EP yasohotse kuri Dope Crack na 17 MDRT My Dirty Dark Thoughts isohoka 2018 iyo yari EP ya kabiri 2019 nsohora Inception 2019 nsohora Inception yari indirimbo 26 yari mixtape iyo yari mixtape ya mbere 2020 nsohora EP ya gatatu ariyo Jewel Season iriho ibitambo 2021 ntago nasohoye project nongeye gusohora indi mixtape ya kabiri ariyo Intare iriho n'Intare iriho Truth iriho 15 iriho Ibiraro Snitches ariyo muri 2022 ariko 2021 yari mu ma features gusa yari mu ma collabos and stuff like that. Intare part 2 ntago irasohoka right? Intare part 2 yo izaba ari album my first album irenda gusohoka urumva EP zibaze kuba enye na mixtape ebyiri urumva project zibaye esheshatu udashyizemo ama singles n'amakorabo wagiye ujyamo ama singles amakorabos ibintu nk'ibyo ariko abantu bakavuga bati Kesha ubanza ari mu bantu bagowe no kubaririmba icyongereza to be honest kavuga ati byaramugoye ntago byakugoye nabigiyemo mbizi ko bigoranye rero ntago byangoye nabicagamo mbizi sure wari ubizi ko nari mbizi ko n'igihe kizagera kuko kirimi Kinyarwanda ni kirimi cyanjye ndagishoboye niyo nshobora kurapa mu cyongereza kurapa mu Kinyarwanda ntago byakonaniye bivuze iki zo byumva niyo mpamvu byagize igihe ndavuga okay iyi time reka mbereke icyo nshoboye ndaswitchinga ugatoya n'iki ariko n'icyo gihe mbere yuko abantu bamenya abantu benshi bakumvaga bumvaga urenze still narapaga noneho mu cyongereza ariko maze n'imyaka myinshi imyaka yenda kugera muri 5 nkora mu cyongereza nkora music mpari nzi industry niga ibintu nk'ibyo rero umuntu akavuga ngo lyrics ivuga ngo Kenikesha tararenze ariko akoresha English nyinshi niyo nyumvishe numva wari uri kuvuga ngo ngiye nakoze boro za danje ariko mbabazwa n'ukuntu abantu batari kuzumvira igihe mba numva aricyo kintu utekereza wari ufite ariko urumva nayende nk'uko bivuga nk'uri kwiserereza kubera ko hari abantu bavuga yuko wowe ntago nta hantu uzigera ugera nutarimba ikinyarwanda uri mu Rwanda ariko njye nashaka guprovinga point runaka yuko u Rwanda ruri kugana ahantu heza muri viziyo nziza y'icyongereza no mu ishuri bari baratubujije kuvuga ikinyarwanda tuvuga icyongereza n'igifaransa cyangwa icyongereza gusa rero ndavuga icyongereza kiri international mu banyarwanda nta banyarwanda benshi bakora icyongereza niyo mpamvu natangiye buriya nabaga ndi nko muri exercise ndi kwitoza indimi mpuzamahanga kugira ngo nzitoze menye kuzikoreramo hanyuma nzabagarukire mu Kinyarwanda mbanze mfata abantu banjye noneho bahita bashyira mu bintu byabo nimbona exposure ya nyayo ingeza kure ikirimi mpuzamahanga ku buryo abanyarwanda bazajya bambona ndahantu bakavuga ati wow n'abantu batazi n'ikinyarwanda ariko bumve batewe ishema no kuba hari umunyarwanda uri kurepresenter u Rwanda niyo ataba ari mu Kinyarwanda gusa no mu Cyongereza no ikirimi icyo ari cyo cyose niba mwumvishe neza uravuze ngo naririmbye ikinyarwanda kugira ngo mfate fan base noneho nyihereze ngewe wa nyawe nyeze my best bivuge ngo turi kubona Kesha uri kudukubita vase meze gutyo ntagaraba best nkuko abyifuza exactly
ndacyatangira ndacyari gutangira muganisi yawe uvuga ngo ndacyari gutangira ndacyari gutangira kubera ko kuri njyewe ntago ndagafata nta hantu ndagera kandi ibyo nifuza kugeraho ntago bizatera ishema njyewe gusa ndabizi yuko ari igihugu cyose bizatera ishema kubera ko nanjye ndi umufana hari abantu nifuje yuko nagera mu buzima bwanjye hari abantu nifuje yuko nabona kandi nk'uko tujya tubona nka ba Davido na ba Burna Boy iyo bakoze ibintu birenze uhita nawe ubwawe niyo waba uri umunyarwanda utari umunigerian uterwa ishema nyine kuvuga yuko hari umunyafurika mugenzi wawe tekereza ari umunyarwanda ubonanye hariya na Drake ari kuvuga ari kurapa ari kuririmba ari ku nyine ibintu byose ari kubikora neza twese twakwishima ubona ari ibintu se like bishoboka dufite probability yabyingana gute iri kure cyane mbere nkibitangira probability yabyo yari iri hasi ariko na Kendrick Lamar yaraje mu Rwanda na Kendrick Lamar yaraje aradusura yaratubonye ubu ngubu nta kintu kidashoboka abanyarwanda nibo isi iduhanze amaso atari no mu muziki gusa no mu bintu byose rero no mu muziki tugomba guhesha mu Rwanda tugomba kuzamura idarapo kandi nicyo kintu cya mbere ngiye nkora ni uguhesha no kuzamura idarapo nicyo kintu bashaka idarapo ry'abanyarwanda ntabwo ndi kubyikorera njyenyine ndi kubikorera abanyarwanda muri rusange n'abapeti bifuza kuba Kenny n'abapeti bifuza kuba ejo hazaza mba ndi kubikorera abantu bose ndi no guharura inzira ntari kuvuga ngo ngomba kubyigundira ariko mbikorera abantu bose uri kubikorera abantu bose yitwa Kenny Kesha umwe mu ba young ariko bari goti baba goti kabisa nawe uvuga kuri ihene sigenda iyo wirebye oya ngende intare simpebeba uko bashaka kunyemeza ni ku mutima wenyegezwa yesa uri intebe ntago hebeba uko bashaka kunyemeza ni ku mutima wenyegezwa ubwo wowe ushatse kuvuga urumva ni ku mutima wa fueling uko bashaka kumbabaza kukwereka ko like ndi hasi uko bashaka kunyereka yuko ntacyo ndicyo niko ahubwo bimpa imbaraga zo gukora cyane nibwo ubutangiye nibwo mba ntangiye that's Kenny Kesha man respect ufite lyrics njya nkunda iri muri verse yitwa bwebwebwe niba bitakugoye yidushyirireho noneho kujyanye kubaza akantu gatoya ibyo mvugwaho ni byinshi nta shingiro n'amizi nkagirwa inama nyinshi nkaho ibyo ndimo ntabizi Kesha niwe nkingi ya rap mbanye easy intumbero iracyakurira imigabura n'izindi nigga watch it out kuva kera hose njye nahoze ndi mu kazi kose niggas more smoke ngwino nkotse like a cannibal niba ushaka beef njye ni ntare OG carnivore niba ushaka feature hari fees kuko ntari so shaze nk'irya animal mbabona mu munaniro bruski kuri net avuga ubusa njye mbona ari fo niggas hell week sorry tweet bashaka response kugira ngo batwike ngo batuke bakore repost niggas bunch of hoes nibigamba nta support babona umusaruro na nicyo babivugaho nibifatira imyanzuro bikundira ibihangiko na numwe ngiye bikorera basuzugura abahanzi so mvuga make uravuga ngo niba ushaka beef ngenda intare niba ushaka beef niba ushaka beef ngenda intare OG carnivore hayi carnivore kugira abantu babyumve ni inyamaswa irya byose harya right abantu kugira ngo babyumve carnivore ni inyamaswa irya inyama gusa inyama niba ushaka beef ni inyama kandi ngewe ndi intare ndi carnivore yayindi niyo nkuru nizihagarariye rero iyo beef ndayirya urukumva ndakurya niyo beef yawe byose kuko niwe nyamaswa ya carnivore nkuru no urashaka beef urashaka kunzanaho beef kandi ndi intare ubwo si iyo beef ndayikorera iki urayirya uravuga ariko ngo ibyo uvugwaho ni byinshi nta na shingiro bifite namo nta n'imizi urumva ishingiro ahantu bishinze ntago bishinze nta n'imizi bifite birihe ubwo biri mu kirere ni ibiki Kesha yari yavugwaho konzi ko n'umuntu utajya uvugwa nabi muri game uri sure se kiretse wenda abantu bajya bavuga
ikibazo nuko ntajya mbikunda kuvuga abantu like sometimes bakabyita amatiku. Hari ukuntu mwageze kujya genge yanyu isa nkaho igize tubazo dukeya niba nta kibazo kubivugaho. But ise Keshat abana nabo gute bose cyete niba ari ibyo ngibyo bakuvugagaho kuko we ntabwo ugeze ugirana n'ikibazo n'umuniga we n'umwe muri game. Nta muntu n'umwe tugirana na muntu mfitanye beef nawe muri game, ahubwo ni nka ko akunda abantu bakuvugaho ibintu bitari byo nyine. Keshat akoresha English nyinshi, Keshat ibintu nk'ibyo ntabwo habura ibintu umuntu avugwaho nyine tu utamenya ibyo ari byo kuri internet rumors, ariko nyine nta shingiro biba bifite, nta mizi mu gihe utanzi in real life utaramenya ibyo uri bwumve ahandi ntacyo bivuze. Uri mu baniga babaye muri Rwanda rw'ejo ya mbere right, wari uyiriho niba myibuka neza cyane rwose. Rwanda rw'ejo ya mbere ni ya kabiri cyane rwose, ni ya gatatu. Ubu ni Rwanda rw'ejo ni iki kugira ngo abantu bamenye? Rwanda rw'ejo nyine ni album yerekana u Rwanda rw'ejo, talent z'ejo. Ni album igamije kwerekana talent yaba ari yaba producer n'abahanzi. Babahanzi batabashije kwibonera iyo support y'aba journalist, bakishyira hamwe bakicreatingira ijwi ribahesha iyo support yose bakeneye tu, bakishyira hamwe bakizamura. Niyo Rwanda rw'ejo. Rwanda rw'ejo ni kimwe nk'intare, ni ukwishakira inzira mu Rwanda rw'ejo kandi mukensupira u Rwanda rw'ejo. Rwanda rw'ejo na Loud Sound. Loud Sound niba mbyumva neza ni amajwi y'imbaraga cyangwa se ijwi ry'imbaraga riri heavy. Kubera iki mukora ama episode? Iya mbere yaraje ari nayo twabamenyeho, iya kabiri bwo mwari mumaze gufata like mwari mumaze kuba banini, iyi ngiyi muyisohoye ejo bundi nabonyeho The Guy 17. One of the dope kabisa, namwumvisha no 17 Loverboy, yewe twakoranye indirimbo Shemi. Hari umuhanzi mushyashya witwa Larkin Kent. Yitwa Kent Larkin. Arahogoza, ararapa, araririmba, n'umuhanzi mwiza. Hariho abaartist bashyashya beza n'abandi bari basanzwe bari bamwe na bamwe. Kubera iki rero mukora amayipi nyine like mukahora muyita izina rimwe? Kugira mwerekane ko ari Rwanda rw'ejo ruhoraho. Urumva Rwanda rw'ejo wo muri 2020. Niba wari ufite imyaka 17 muri 2020. Muri 2024 uraho ufite ingahe? Zamaze kongera hino 21. Ariko urumva muri 2024 hari undi ufite 17 wari ufite kiriya gihe. Ize yuko ukize kiriya gihe hari umuntu wari ukeneye. Iki gihe hari abandi bagukeneye. Niyo mpamvu hako guma rero Rwanda rw'ejo, buri munsi abari Rwanda rw'ejo, aba artists bashyashya bavuka buri munsi bafite talent nabo bakeneye kumvwa. Niyo mpamvu ahoraho Rwanda rw'ejo. That's Kenny Keshat nanakurekura. By the way, reka tuzaganire dufate umwanya tuganire neza fresh. Ubundi mbona kubuza performance urimo ukeneye waje kureba abantu nabwo nayo. By the way, performance wayibonye gute? Indirimbo ibitambo by'umwihariko we wayibonye gute? Neza cyane, ibitambo ni national anthem. Ni national anthem for sure. Ibitambo ni national anthem kandi nishimiye performance, nishimiye kubona aba hip hop fans. Ubutaha nyine concert zizaba zirenze, azaba ari twiteze yuko azaba more concerts ziri more hip hop. Kwako nkuko mubibona abafana bitabiriye hip hop concert. Bisobanuye iki mugenzi wawe akaba n'inshuti yawe bya hatari Ishkevin yarabikoze niba ni twice mu Rwanda no mu Burundi right? Gatatu amaze kubikora kenshi akora ibitaramo bya Trapish concert. Urumwe mu supportinze none nawe yaje gusupportinga bakuru be. Bisobanuye iki muri hip hop? Nuhe mwuka uri muri hip hop? Mwuka uri muri hip hop n'umwuka nshishikariza abantu muri rusange, atari muri hip hop no mu buzima busanzwe, muri Jean mu kazi kose. Nuko iyo mwishize hamwe muraganza kurusha iyo mwitatanye. Rero nka gutya tuba twasupportinze aba big bros. Nuko ni no guca imanza. Bya bintu abantu bavuga ngo new generation ntabwo respecting our old generation ibiki n'ibiki.
twaje kubica imanza kwerekana yuko no turi hano ku bwabo for sure, kuko natwe ntabwo twari kuba abo turi bo iyo babo badahari. Ba Bulldog, ba Riderman, ba Pifla, ba Green P bande, I respect them, niyo mpamvu mba naje hano uri kumva, kandi natwe biba bitwereka yuko gushira hamwe ari byo bintu biza mbere. Unity comes first, kandi ahantu tugeze no muri industry, no muri music industry, ndumva nta mwanya w'amabifu wari wagera. Ubu ngubu ni ukubaka industry, ni ukubaka hip hop first of all, music in general, tukagrowinga ibindi bikazaza nyuma. Yeah man, reka nkurekure ujye kureba show, ariko vasi iri ni ya kabiri mvuga ngo ni ibihe byose kuri wowe. Vasi yo muri King Kong ntago wancika, ntago bibaho, ntago wancika. Vasi yo muri King Kong tunasoza kabisa. Manigeze wemi, you know how we get it. Nahinduye inzira, navanze indimi. Apova money machako bukire tujye duheza, you know how we kill it. KGL, fire burning like I'm raising hell. Niggas ain't real like a fairy tale. Got them bitches on me like I'm teddy bear. Cash on cash out, peso, check out. No, yeah. Let's go, let's get it. Man, thanks for coming. We performing, ariko sinze ikintu kibaye ariko neza. No, bibaho abantu babeze. No, gwayiba ni vibe, just kwa. Ni vibe. Yeah, let's go. You got Appreciate me. my bro. Thank you, my brother. Respect. So nyine ugira expectation urumva iri high cyane. So nanje ubwanjye nifite amatsiko yo kuza kubareba bari stage, barimo barakubita, bari gukubitira boro. So nukuvuga ngo ahubwo nje numvaga nagakwiye kuba nibera nanjye ari amafana ndi kureba abasaza. So nuko nanjye bari bampanze nanjye mu kazi n'iki, ariko nta mateka cyane kandi Charlotte kubahungu bakuru rwose. Tafke mwarimo kumburanye byatari kuba muri hamwe this time around. No, twebwe reka tuba turi kumwe igihe cyose. Ndavuga kuri stage, gukubita stage. Okay, stage imwe araciyemo igihe, ariko kuri twebwe ni ku rundi ruhande birasanzwe kuko turirirwana nta minsi ngari nta cyumweru gishobora gushiramo tutari kumwe kuriya nyine watubonye. Ariko kuvuga ngo guhurira stage wa mugane wawe ni ibintu birenze, ntabwo nzi uburyo nabisobanura tu, nanjye kiba cyandenze fo. Hanyuma umufana wa Tafkeng yahozeho n'ubu aracyahari hano muri Camp Kigali, tubonye ibintu Tafkeng ikore kuri stage, mukoze amateka, mukoze ibintu by'amateka byataye. Tafkeng muri gutekereza iki nabango gukuba mwakora big concert namwe nk'uko cyangwa se n'ikindi kidasanzwe mujya mubitekereza pe? No, I mean already man, TG ifite album urumva, ifite album maze man iri hariya, navuga ngo twari dutegereje kandi you never know kuko urumva ko ari igihe nyine abasaza bashobora kwita biyongoza bagahita batu blessing nyine baka blessing album ya TG urumva, cyane ko ni ukuvuga ngo twese turiho kuri album ya TG, abahungu bose bariho n'umuhungu mukuru cyane Jay Paul Kabaka urumva, Kabaka nari kuri album ko twaritangiranye. So urumva ko nta kindi kintu nje nakwifuza kuba nabona cyakurikira album atari in the project ya Tafgang. Na album navango dutegereje igihe kinini nkuko nawe bivuze, ariko yatindijwe n'iki kugira ngo tubone album ya Tafgang? Twari dutegereje muri covid niba nibuka neza, ariko this time around twe tutarongera kuyibona. Byagenze bite kugira iti? Kuko urabona album Green P yagize gutya nawe ntiyari ahari, ari za Dubai urumva, ari muri hasu Dubai n'iki. So hari indirimbo before ko acomoka tugitangira project n'umusaza Kabaka, hari zuga tumaze gukora. So uburyo project yatangiye byageze none bitangira kuba big cyane, uko tujya turi recording indirimbo imwe bigenda none biba big cyane urumva. So nibwo producer Charlotte cyane kuri Davidenko, so nibwo batangiye kwiyongoza bavuga ati no tugomba twongeramo akazi urumva. Nta kindi kintu cyatumye album ya TG itajya hanze, gusa nuko babonaga ibyo twari twakoze mbere byasaga nko ari bikeya. So aba producer especially ku producer wita Davidenko Ashraf urumva, so niwe watangiye project na n'ubu ngubu uri kuyikoraho hafi yose niwe.
so nibwo batangiye kozamo nyine byo kuvuga ngo reka twongeremo akazi twongeremo kimiza danje dushaka izindi craft zimeze ukuntu urumva mwakoze indirimbo wenda nk'eshanu zimeze gutyo ukuntu iki zose zimeze nkaho ibitekerezo byazo ko mwazandikiye muri studio bimwe byacu so hazamo iyo idea kuvuga ngo twongeremo no kimiza danje so nta kindi kintu obviously cyatumye album ya TG itajyanze gusa nuko bashaka ko album ya TG iba danje urumva ikintu gikomeye cyane so none kwa gutegereza ko Green agaruka Green abaragarutse urumva ikintu cyambera ko zakigera kenshi no kwitajya studio yageze anga itajya studio nawe yongeramo urumva nawe yahise yongeramo izindi imbaraga za danje kuri album yose so tugenda twongeramo ibindi bintu so nuvuga ngo uko twayumvaga last year nuko imeze ubu ngubu nibwo tubona yuko yaba iri ready kabisa n'umuntu wese wayitera inkunga ntabwo yaba disappointed kabisa. Birashoboka ko mwayishyira hanze uyu mwaka? Ni chance birashoboka, yes. Ndumva na mahirwe ya danje bro, yeah, yes. Back in days hari indirimbo yategujwe ya Tough Gang na The Ben yari yategujwe na Zizo Al Pacino. Niba nibuka n'izi zina bahitaga That Nigga. Wari uyirimo, niba wari uyirimo umushinga waheze kitasohotse. Imeze nka All Star ukuntu. Yes, of course nari ndimo. Ako nyine ni kwa kundi abantu bapanga gukora amashusho. So muri video ugasanga umuntu mwese ajya hanze, ari hanze y'igihugu kumutegereza ngo bazakore video urumva. Ugasanga bagate ntabwo twakora video umuntu umwe adahari kandi ntabwo bamukura muri projet batereka tumutegereza ugasanga ukwezi kuragiye kandi urabona iyi ndirimbo nk'iri imaze igiye muri studio bagera umuntu akavuga ati beta tuzakora indi projet iyi ngibi bayashaje so mwayeretse kubera ko wenda mwabonaga itakiri updated cyane yes mu minsi izoheruka Dubai experience ari imeze ite gutaramira Dubai? Man, ninsazi. Bro, so urumva imagine man ahantu ubugeze bwa mbere ntabwo ubuzi ngo biragenda gute bazakwakira gute nta na kimwe ubuzi ntabwo ubuyoka sibyo wenda nk'umuntu baragutumiye wenda niwe mwamuziranye ariko ntabwo ubuzi igihugu gishyashya ugezemo bwa mbere nawe urabyumva nyine man ubu uri umururu wa danje sibyo so ariko n'icyagera nyine nahise nyine mbona man airport yuzuye bateje mavuga ati men mungu y'ibyose tugomba kubimukorera fresh so shout out cyane kuri Batman shout out ku bahungu bose bitanze so then tugeze no muri show ntabwo nabashije kubyemera kuko nabonye n'abandi bantu mani bataraho mu rugo gusa so harimo n'abanyamahanga urumva gusa bikundira injyana okay urakupitsa mu kinyarwanda ariko wenda ashobora kuba ari umu Ethiopia cyangwa ashobora kuba ari umu Cameroon ashobora kuba ari umu Nigeria urumva ariko wishimiye ufite ishumi nyinshi cyane z'abanyarwanda n'abarundi n'ibintu nk'ibyo so bose ubona ko nta waba bari kumwe cyane so urumva no kuvuga ngo ntabwo bita kuvuga ngo ntabwo ndi kumva ibintu mu tipa ari kurapa ahubwo we yumva buryo kimana uko mutu mene gawe uko byagenda kose uyu munega man arakubita byanyabyo nubwo ntari kubyumva so man bose bari bitabiriye so icyo ni ikintu cya mbere gishimisha kubona n'abanyamahanga batumva ikinyarwanda aricyo turirimbamo ukabona ko bose man bari gufilinga byanyabyo so ngaho ku cyo bya Dubai yari meze nka kasi ku abaraperi gusohoka bagiye mu kazi bakagaruka ntago byari kenshi umuntu yavuga ko uwo mwaka wawukuyeho nka Pifra ari igihe cy'abaraperi kugira batangire bakorera akazi. No, I mean, so gusa urabizi ko ibintu byose man ni time urumva kuba tutarabikoze wenda igihe abantu bumva ko ari cyo gihe tuzabikorera wenda ntabwo cyari igihe cyacu who knows wasanga icyo ari cyo gihe cyacu nyine yari yaradupangiye ko ati okay bizabagora kugerayo ariko burya ikintu kikugoye cyane nubwo umenya n'agaciro kacyo so uyu munsi nibwo dutangiye kwibona yuko so time ishobora kuba ari iyacu ariko niba ari iyacu noneho tubimenye urumva so ushobora kugira time yawe ntunabimenye ntumenye ko ari time yawe so burya ntabwo time bari yawe utabimenye ariko umaze kuyoka yuko time ari yawe burya bigiye guca mu tuntu bigiye gucamo haba hari uruhare yabigizemo na ruke kuko njye nagiye Dubai mili bandana ari Cage yaramaze kuza Cage so gusa wenda nk'uruhare yabigiramo nuko bamwe mu bantumiye kujya muri show ari abantu yabanye nabo cyane hari Dubai urumva ari abantu yabanye nabo kandi babana neza nabo n'abanyamuziki bakoraga umuziki kera so bajya mu zindi business so ni abantu be cyane banabanye fresh
so ubwo urumva hari no kuntu hypingamo gakeya bamubaza ati se P ni gute kaba yabakubita nyine yaba amakuru ya bien akaba ati P n'umuhungu wa bien ntaribi naza azakora akazi keza azabikora fresh so ubwo urumva ni bumwe muri ubwo buryo ndashobora kuba yabigiramo uruhare so yes igikorwa cyiza mwakoze cyo kuzana ifoto ishushanyije mu buryo bwiza Jay Polly kiriya gitekerezo iriya art ninde wayizanye birashushanya iki kuri twese no I mean urumva urabizi ko mwana Jay ahora ku mitima yacu urumva ahora ku mitima yacu ntabwo wajya kubitindaho cyane ngo ninde wazanye igitekerezo uko nuvuga ngo nubwo iriya ntuza iriya art ya Jay iriya tableau ya Jay yari hariya already nubwo yabidari ariko Jay abara bari mu mitima yacu tuba turi kumwe so ntabwo kuvuga ngo ninde wazanye igitekerezo kugira ngo ayishushanye ayitarike hariya so wenda ntabwo namenye umuntu wayikoze umuntu wayishushanyije ntabwo namumenya wenda muhe shout out right now urumva ariko I'm sure ko Riderman na Bulldog bazi umuntu wayikoze wayishushanyije kandi uko byagenda kose nawe yarari hariya uko byagenda kose yarahari ubwo ifoto ya Jay yashyirwaga yazanwaga kuri stage ndetse ifoto ye ikajya muri screen nini umugore we yarize like amarira azenga mu maso kwihangana biranga mwaba mwari mwamenyesheje famille ya Jay cyangwa namwe mwatunguye like natunguye namwe nako mwari mubizi ko ifoto ya Jay iri bushyirwe kuri stage no kuri nje ntabwo najya kubeshya so ntabwo nari nzi neza exactly niba iriya picture bari buyizane so nayo nabaye nk'utunguwe ariko ku ruhande rundi ntabwo byantunguye cyane kuko ni ibintu biba bigomba kuba niyo mpamvu nibyo nari nkubwiye mu kanya nubwo itari kuza turapresentinga Jay igihe cyose twaba turi stage twaba turi muri quartier aho twaba turi hose turumva Jay ni everyday Jay Polly bro yes bamwe bakavuga bati na Tough Gang Jay yabaye umuntu munini uvanye muri Tough Gang aho umuntu munini ku rwego rw'igihugu ndetse no hanze sometimes bamwe baramumenya bati mwakabaye mwaramukoreye igitaramo cye cyo kumwibuka mukamuhereza icyubahiro cyane kari mu mitima y'abanyarwanda no mu mitwe y'abanyarwanda ibyo bintu mujya mu bitekerezo nk'aba Tough Gang cye kugitekereza cyane maji cyane rwose uko man urabona amikoro bro urumva ko nk'ibintu nka TG bipanga kuba yakorera umuhungu mukuru ibintu bitekereza kuba yakorera umuhungu mukuru ni byinshi cyane so kugira ngo urabona nk'igitaramo nk'iki ngiki tuvuyemo ni igitaramo kiba gikomeye cyane so wenda wegera abantu bagiteguye niho bakubwira imbaraga aho bashyizemo so ubwo urumva rero ni ibintu bisaba izindi kimi za danger kwegera ababishinzwe ababigize umwuga nyine bari muri business neza nibo bantu tugomba kwegera nyine tukabaha ibitekerezo tukabaha amayide twabwira ati turashaka kuba twakora no show noneho ya kabaka urumva ya danger irenze so ubu ngubu urabona ko ubu babyumva hanyuma P tugana ku musozo kugira ngo se nanone umuntu yakwibaza ngo Bifo nawe yaza tugaro hano wagira igitekerezo cyangwa yatujyana muri arena manega no kuvuga ngo ndewe show icyumba cy'amategeko no kuvuga ngo kuri njyewe nibyo navuze ko ari chance nanjye kuri njye kuba nanjye nari ndimo no kuba nanjye abahungu nyine baramuha amahirwe kuba nakwitabira igitaramo ni ibintu byo kubashimira cyane so birakwereka yuko twe expecting yuko wa mugani ni ushobora kubona n'ikindi gitaramo cya P ku giti cye nabo bakamblessinga birashoboka cyane hanyuma P kugira ngo wenda nakure ku ruge nawe iki gitaramo ko twaganira umwanya munini next project zawe ko abantu benshi baragukumbuye bakumbuye kumva imirongo yawe ariko kandi natubwiye kuri projet muherukamo Tough Gang na Papa Cyangwe ira projet yo yaje ite ira project man Cyangwe niwe yarampamagaye so umuhungu mukuru cyane ariyunze so twiyunga gute ariye cyera bigize gusa nkaho mugira ritubazo cyangwa na magazi oya wapi biriya ntabwo simba nzaho byaturutse kuko ni young king ni young brother wanje so nta kintu cyatuma tugirana ibibazo numva biriya ni ibintu bibaho rimwe nawe kuko urabona petit frère na grand frère ntabwo bajya babura utuntu bapfa tu iyo ushoboye bikarangira nuko nkuko bimeze
so tusubiye kuri la project rero cyangwa arampamagaye arambwira ati man so arambwira ati man ndashaka gukora boro gutya na gutya n'iki namwe ati okay cool arambwira ati okay so arambwira ati okay none ndaza kukubwira umunsi uzahurira stu utezemo blessing yambwiye ko ira boro nyina agomba kwishyira kuri album ye nshyashya so ambwira ukuntu map yose ukuntu ihagaze n'iki na album ye ndambwira why not bro romba why not romba ngomba kuza mani nka blessing young brother wanje young king nka mo blessing mani kuri project ya album so ahita nambwira ko nyine ari TG yose romba nambwira wow so iki kintu ikintu cya danger romba so niba ari na TG no yose ni danger mitanuma nibwo nahise mbigera serious cyane abatwine niba abahungu bose mani barimo ndetse nawe se barabavugishije ati rwose cyane kandi bose baramblessinze ni neza so bita byanteye ikimino za danger ariko bamwe bati ntago yari cyangwe gusa wanabitekereje mbere back in days Ish Kevin yanashyize hanze amafoto muri kumwe bamwe bati muri murakora projet na Tuff Gang hari projet mwarakoze na Ish cyangwa byari uguhuza gusa no my brother byo ntabwo najya kubikubwira right now gusa ikijya mbere nuko man Ish romba Ish ni young brother wanje ni young bro wa TG romba ni young king romba so kuba hari amapica asohotse ari kumwe natwe nta bintu birenze n'ibintu bisanzwe kuko ni nkuko hari ubundi buzima tuba turi kumwe bwa buri munsi butagira amapica tutaje tujya kwifotoza ngo abone uko turi kumwe so bira nta birenze n'ibyo ngibyo ntabwo bivuze kandi ndirimbo yakoze tuba dushaka nyine kugira ngo n'abatabizi se byo bajye bamenya yuko tuba turi kumwe cyane tuba tuganira kuko urabona abanyamuziki iyo bari kumwe nta kindi kintu baganira tuganira umuziki nyine nkuko n'abacuruzi urumva n'abacuruzi bacuruza ibindi bintu wenda nk'ibiribwa sorry iyo bari kumwe baganira kuri project n'ibicuruzwa byabo n'ibiki byose so natwe iyo turi kumwe ibyo ducuruza no umuziki so urumva iyo turi kumwe na Kevin nta kindi kintu twaganira usibye music dupanga tukareba okay uzam blessing kuri project yanjye okay nawe nunyenera nzaza nko blessing kuri project yawe ibyo byose nibyo tuba tuganira yes yeah umvishe yuko Bruce the First yavuze ko hari remix ya Bwebwe so already igomba kujya hanze n'amashusho urimo n'abantu icyenda twese turimo right there so ariko ibyo ni ibintu tuba twarakoze before iriya ya mbere gisohoka ariko twamara kubikora ntabwo ari ibintu tujya gushyira hanze ako kanya nyine ako nyine ibikwereka yuko mwana twese mwe dufite ukuntu nyine tuba tumeze gutya kabisa turi kumwe cyane wakoze cyane thank you so much uri umuraperi kandi mukuru urambwira abaraperi batanu batoya uri murumva tubibonetse twavuga ati bano ba Petit mubahereza amatwi mubahereza amaso batanu kabisa okay abaraperi batanu abaraperi batoya batanu nakubwira Bruce nakubwira Bruce nakubwira Racine nakubwira Ish urumva nakubwira Trey nakubwira na Slum Slum Drip thank you so much bro tubisoje wenda polisi iri kudufungira ngo twarengeje amasaha ibyo twifuzaga byose byagenze uko twabishakaga bamwe bati ibitaramo kenshi usanga bimixinze abahanzi ba Sekira abaririmbyi n'abaraperi mwebwe mwakoze igitaramo cy'abaraperi koko biratanga ubuhe butumwa nta butumwa bukomeye cyane in fact dukora ino album kuko ino album yitwa Icyumba cy'Amategeko tuyikora unayumvise nta ndirimbo nimwe ya Afrobeat iriho cyangwa se izindi njyana ni hip hop gusa so twabikoze n'undi tubigambiriye tuvuga ngo tugiye gukora album ya hip hop no mu kuyimurikira abaturage twifuzaga gukora igitaramo cya hip hop 100% nta bindi bintu bivangiyemo so nta butumwa bishaka gutanga ahubwo nuko nibyo twashaka gukora je na Bulldog mu gihe twatangira gukora na album Mane wakoze ibitaramo byinshi waronshiza album nyinshi umwihariko cyangwa se igitaramo cy'umunsi itandukanye n'ibindi wakoze kuki twakwifuza itandukaniro cyane kuki tutavuga tuti byagenze neza dushimira Imana ko byagenze neza kuko ntabwo najya gufata ngo Riderman wa 2008 mugereranye na Riderman wa 2024 nta gushaka itandukaniro in fact reka tubitekeze gutya kuki dushaka ibidutandukanye twashatse ahubwo ibiduhuza kandi Kigali yuzuye bamwe baravuga bati abantu baje ni benshi ahubwo mwari gwa mwatekereje nka arena hari igitekerezo ko noneho album y'ubutatwajyana muri arena
erega nta tegeko rya arena rihari ibyo ni ibintu mwese mushobora kwishyiramo aravuga ubunini bw'ahantu kongera ingano y'ahantu ibyo ngibyo ni nkuko nanjye natekereza ngo ubunini bw'ikoti ryawe cyangwa se ubunini bw'ipantaro yawe ribaye riterega warihindura ni ngombwa se gushaka no kubuti ndabyibushye ariko ndaguma mu gakoti kanjye gatoya so ibyo ni imyumvire ya kimuntu ntabwo ari ngombwa yuko ukora nk'ibyo ndakoze we ukora ibintu wowe ushaka yuko ushaka gukora niko mbitekereza ku giti cyanjye ariko arena yabayeho uyu munsi ari na stade Amahoro nini cyane kurushaho na regional nayo bagiye kuyagura none se nabwo niza nabwo muzajya muvuga muti kuki utagere regional none se nibageraho niyahuye bakayagura muzavuga muti kuki utagiye rega tuba tubashaka ahantu hanini kurushaho niyo mpamvu wenda ntekereza ko abafana bivuga nanjye navuga nkwifuza kuri CNN ariko duhagararanye hano hanyuma ibyo kwibaza Rider reka nkwereke ibyo mutwifuzaho nibyo mudutekerezaho ntabwo ari byo byagakwiye kuba bimeze ahubwo mwagakwiye kuvuga ngo ese ibyo twagenewe byari byiza tukagenda gutyo noneho natwe twazavuga tutwende turashaka gukora ibindi n'ibindi nabyo tukabikora ariko ntimushake kutwempoza ibyo dukora kuko icyo ni igitekerezo kibi mu minsi ishize nigeze kubona mu kiganiro turi mu bintu bya EAP urikuvuga ngo kuki ukigendana na ba Riderman bla 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 ejo bundi Riderman yavuzemo mutangira kuvuga ngo hari kuburamo ngo abana in fact mwese mushaka ikintu ntimunyurwa niyo niyo twanagikora no muri arena mwavuga mu kuki mutajyana tujye mu mahoro kuko nakurikiranye interview zanyu ejo bundi uriho urabaza ngo muri kubaza ngo Riderman ubushize niba ari ikibazo muvuga ngo Riderman no wakera bla 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 watangiranye na Bubu muri 2010 na n'uyu munsi muracyari kumwe muri 2023 Riderman ntiyararimo mutangira kuba mutari ko haraburamo kanaka so nta gitaramo cyabaho cyuzemo abantu bose nta gitaramo cyabera ahantu hose icyaba gihari ni ese wateguye ibintu wabiteguye neza ese ibyo wateguye byagenze neza icyo nicyo cy'ingenzi ibanga ni irihe mwateguye uyu munsi none ibyo mwifuza gutanga mu byumweru birenga 3 muri practice mwabitanze abo ni abafana bari kugusoza mwabitanze nkuko mwabyifuzaga byose yeah mame merci ntibyumweru birenga 3 muri kwitoza muri repetition ibyo mwifuza gutanga byose mwabitanze of course ntabwo ibintu byose bishobora kugenda neza ni nkuko nawe uyu munsi ubyuka hari ibintu bagomba gukora ariko byose ntabwo bikoze 100% bibaho ntabwo ibintu bishobora kubaho 100%. Icyo gihe twaba tumeze nk'abari muri paradiso hari ibitagenze ko twabishakaga ariko nibyo twakoze byagenze neza kandi nicyo cy'ingenzi burya tuganira na Pfra mu kanya gato gashize tumaje ku ifoto ya Jay Polly yagaragaye mu gitaramo cyanyu atubwira uti nshimiye cyane Riderman na Bulldog babitekereje gutekereza kuzana ifoto ya Jay Polly muri kino gitaramo byari bishatse kuvuga iki meaning yabyo Jay Polly yewe musaza kiri gute musirikare in fact Polly numwe mu nkingi za mwamba za hip hop nyarwanda twabyemera tutabyemera niko bimeze so mu gitaramo nk'iki cya hip hop kumuhereza icyubahiro ni ibintu biba bikwiye kubera yuko ibiriho uyu munsi ari mu bagize uruhare mu kubyubaka umuntu akibaza ijoro ry'amateka no abuse twabonye edition ya mbere hari ibitaramo byinshi byabaye bya hip hop in fact umwaka ushize hari n'igitaramo cyabaye cya hip hop festival muri BK Arena Rap City yes hari n'ibindi byabereye kuri kwirebero n'iki ngiki ni kimwe muri ibyo so ntabwo twavuga ngo ni cya mbere ahubwo twavuga ngo yenda birushijeho kuba byinshi byaba ari byiza ariko binabaye byinshi bifite n'abaterankunga benshi bikagenda neza kurushaho byaba ari byiza kurushaho nanone Rider nk'umuntu wari uri mu gitaramo ubwo ifoto ya Jay Polly yazanwaga kuri stage umugore we yaturitse ararira yaratunguwe cyangwa nuko kwihangana byamunaniye yarasanzwe abizi ko iri foto izazana oya nta muntu twabibwiye mu by'ukuri ni ibintu twateguye turi gutegura igitaramo keretse haba hari abo muri timu baba barabimubwiye ariko twabiteguye mimbere nka timu itegura igitaramo ntabwo twari twarabibamenyesheje igitaramo cyabaye abaraperi batoya bahabwa umwanya ariko harimo abifuze ko byajya bagahabwa umwanya munini cyane twakwitega ko dushobora kubona ibitaramo bihuza aba old school na new school tukabona abaraperi bose baduhita ibyishimo ikibazo ni amasaha tuba twagenewe twagomba gutangira igitaramo saa 12 kugera saa 6 z'ijoro
igitaramo umuntu wa mbere yagiye kuri stage saa moya niba ntibeshye kugeza saa sita z'ijoro ubu ngubu, so urumva dukoze igitaramo cy'amasaha 5 keretse rero ubwo twifuje ngo twakesha, ariko gukesha ntabwo biri mu bushobozi bwacu, ni amategeko abigena gutyo, ubwo leta nitwemerera tuzabikora. Binashobotse twanakora n'igitaramo twavuga ngo cya muzika nyarwanda kirimo abaraperi n'abaririmbyi tukamara nk'iminsi 2 dutarama, ariko ibyo byose byaturuka n'ubundi ku mategeko atworohereza cyangwa se atatwemerera kuba twabikora. Ibanga ni irihe ukoresha kugira ngo umaze imyaka yose ugikora hip hop kandi ukiri on top? Ubuse twavuga ngo ni by'amabanga buriya, in fact ntekeza yuko nukuri kw'Imana buriya mbona je reka nkubwize ukuri buri gihe nshimira abafana bacu, buriya abafana bacu nibo batuba hafi, nibo twe dukomeza gukora ino album iyo ndebye mu mizingo mfite, ino album ubanza nk'iya 11 iyo mbaza imiziki mfite yanjye n'iy'abandi bivanze n'indirimbo zigeze hafi mu 1,000, so nta mwaka ushobora gushira ntakoze, nkomeza gukora, Imana ikomeza kuba iruhande rwacu, dukomeza gusenga. Ikindi abafana bacu nibo dushimira cyane, n'umufana wari wese uri kutureba aho ari hose namushimira cyane, kubera yuko nibo batuma turabo turibo, nibo ino sare ntabwo ari twe twayuzuza, so ntabwo ari ibanga ryanjye rero, ntabwo ndi umuntu postinga cyane kurusha abandi, ntabwo ari umuntu wandika kurusha abandi, nta ma prank ngira, nta biki, ndi umuntu ushobora kumara amezi 3 ntana postinga kuri social media zanjye. In fact so nshimira abafana banjye mu by'ukuri muri rusange, kuko nta banga mu by'ukuri navuga ngo ni iki ngiki. Hari abapostinga kundusha bashobora gukora ibitaramo ntibabona abantu cyangwa se iki. Icyo nshimira n'abafana, icyo nshimira n'Imana, kuko niyo idushoboza byose. Tukanashimira n'ubuyobozi bwiza bwacu butuma ibyo dukora tubikora mu mahoro kandi bikaduteza imbere, bigashimisha n'abaturarwanda bose. Riderman ukoze collaboration, ukora igitaramo gikomeye, uratekereza ko wazasohora indi album ya collabo nayo wenda ukaba wayironcinga nka gutya? Who knows, ntabwo namenya ngo 100% ngo ejo bizaba bimeze gute, ntabwo ndi umuntu ureba kure cyane, ntabwo ndi umuntu ubonekerwa. Nino album yabayeho mu buryo butunguranye, yabaye ku ndirimbo twari tugiye gukorana na Mico, biba bitunguranye. Tunashimire cyane Mico, kuko iyo tudahura uwo munsi muri studio yenda byarashobokaga yuko nino album itari kubaho. Tunamushimire cyane nawe rero, dushimire na Nox watubaye hafi mu gukora album. So navuga ngo nibi ngibi byabaye atari ibintu twateganyije, so ngende umuntu belivinga mu gushaka kw'Imana. Ntabwo ndi umuntu wabyuka mu gitondo ngiye kwirirwa muri studio ngo kugira ngo mbone indirimbo, oya, njya muri studio ari uko numva ndi inspiré. So ndashimira Uwiteka rero udushobozi byose. Ntabwo rero navuga ngo wenda tuzakora indi album, ntabwo mbizi, Uwiteka niwe uzabigena. Umunsi w'ejo hano habereye igitaramo n'ubundi cya Kidumu, kimwe mu byo yatubwiye yavuze yuko mu byo yakoze ari ukugira ngo acecekeshe abana biyita ko bagira views ariko batagira ibitaramo byitabirwa n'abantu. Nawe ni kubibona? Amaso ya Kidumu afite uko abibona, nanjye amaso yanjye ubwo yagira uko abibona. Njye ntabwo sinjya mfata umuziki nka competition, njye mfata umuziki nka art, nka moyen d'expression. Umuntu ashobora kubyuka mu gitondo akavuga ngo mfite message runaka nshaka gutanga, ashobora kubyuka akavuga ngo reka nkore ubuzima n'urugamba dutsindwa, simbizi wenda bakunda bapfu n'ibindi byose. Simbifata nka competition, nta na rimwe nigeze mfata umuziki nka competition. Ndi umuntu ushobora kubyuka uno munsi nkakora reggae, ejo nkakora zouk, ejo nkakora crunk, ejo nkaririmba inzoga, ejo nkarimba urukundo, ejo nkaririmba Imana n'ibintu bitandukanye. So je mfata umuziki nka moyen d'expression, apana nka competition. Ntabwo navuga rero ngo iki gitaramo nicyo gucecekesha cyangwa se kugira iki. Nta muntu ufite wo gucecekesha, uvuga vuge, ukora kore, nta competition by'ukuri umuntu aba arimo pe. Right, dusoza kugira tukureke weda album Icyumba cy'Amategeko, mwakozeho video imwe ya hip hop, mukoze igitaramo launch ibaye nziza. Icyumba cy'Amategeko kirarangiye cyangwa indirimbo zisigaye murazikurikirana nazo zizabona amashusho? In fact n'amashusho azasohoka, hari n'izindi gahunda ziri inyuma yenda tutahita tuvuga none ahangaha, ariko hari gahunda nziza cyane zijyanye n'Icyumba cy'Amategeko zizakomeza, ntabwo birangiriye ahangaha. Oya, iri ni itangiriro. Hari ibitaramo bizakomeza mu gihugu, hari ibitaramo bizabaho hanze y'igihugu. Navuga ngo stay tuned,
dufite ibyo tuzabamenyesha mu minsi iri imbere kandi Uwiteka nakomeza kutuba iruhande bizagenda neza byose ya Raida dusoza ikibazo kimwe mu myiteguro y'iki gitaramo abayobozi batandukanye barabasuye barimo na Minisita utuma twishima mwabyakiriye gute? turabashimira cyane kuko iyo ukoze ikintu kigashimwa n'abaturarwanda n'abayobozi b'abanyarwanda bakagishima Uwiteka aba yabihereje umugisha, so nicyo ngicyo twareba. Turabashimira cyane bose, byaradushimishije kandi byaradukomeje. So much. You're welcome. Keep moving. Bishe vuba kuko abenshi ni bagenzi banje cyane, ntago byatugoye kuzana bari abagenzi bacu kandi turabashimira cyane bose ababashije kudufasha. Nabavuze yuko ngo mwashaka gutanga ubutumwa ku njyana hip hop, batekereza ko ushobora kuba hari aho itari iri ku rundi rwego uyu munsi. Nyine hari abantu basa nk'abo baba bashaka kumva yuko hip hop nta birenze, ari injyana nta kigenda cyangwa se ari injyana y'ibirara, nyine nk'ibintu byose bihaberana uburara, ariko mwebwe mwabibonye byahabaye, performance zabaye, discipline yari hari, nta cyangiritse, nta muntu wagira ibibazo, ibintu bya ambiance gusa. Ubwo rero ni ubutumwa tuba dushaka kwereka abantu bamwe bagiye bashaka kwitiranya ibintu. Cyane ko mwe musanzwe mukora mu bitaramo bisimo n'abaririmbyi bandi, kuba ari mwe mukoze igitaramo cy'abaraperi ari mwe ba mbere nk'abakuru b'injyana, ni ubutumwa mubwiye barumuna banyu ngo nabo babigenze gutyo? Bon, icyambere no kwerekana akantu kajyanye n'ikintu cy'ubufatanye, ko buri gihe hari ikintu cy'ubufatanye cyangwa cyo gushyira hamwe bibyara umusaruro kandi munini. So ubwo rero ntago ari ukubwira abandi, ahubwo bibera isomo n'abandi bose, si no kuvuga ngo abaraperi gusa, n'abandi bo mu zindi njyana ntacyo byaba bitwaye. Nakwibaza ngo twabonyemo abaraperi benshi cyane bo muri Tuff Gang, ni igaruka rya Tuff Gang? Igaruka se yagiye he? Twakomeje kumva album n'ibiki turahewe. Ariko album erega ni ikintu kinini, nibuze uko album zikorwa ntago ari ikintu ugenda ubyuke mu gitondo ngo ugikore kite kirangira tugishyira hanze. Gisaba kujya muri studio ugakora, kugishyira hanze bigasaba abaterankunga, abafatanya bikorwa n'ibindi byose. Ubwo rero igihe bitaraboneka kucyumva ko twajyana tugashyira hanze ibintu bya fakes, ni ibintu bisaba procedures n'ibintu byinshi n'abantu benshi muri rusange. Tuff Gang album yayo yavuzwe mbere yuko mwatangiye gutegura icyumba cy'amategeko. Ubwo yava ku cyumba cy'amategeko cyatse kibona abaterankunga mbere ya Tuff Gang. Album zimara n'imyaka mu studio kandi zikazasohoka. Ubwo nyine niba icyumba cy'amategeko aricyo cyaje imbere, nuko icyo cyabashije kubona nyine iyo support yabo ngabo babashije kudufasha. Urumva tujya gutangira n'iri album twayitangiye ari njye uhari na Ntuza na Pifra na Fireman, ariko na Ntuza na Green P agombaga kuzabanza akaza kaboneka, murabizi ko atari ari mu Rwanda. So urumva nyine ibyo ni ibintu bishobora gufata igihe. Umwe mu bahanzi bakuru bamaze igihe muri uyu muziki ndetse bakoze n'ibikorwa bitandukanye, ariko abahanzi bakuru bose bahuriye ku kuba badakoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo buhoraho. Ubona utari ku gitutu gishobora gutuma ibyo muri gukora aka kanya bidafite ahantu bigera kuri izo mbuga. Umuhanzi mukuru se numeze gute? Neza njye sinkoresha imbuga nkoranyambaga. Urwego nk'urw'abandi. Nise abantu bose dukora ibintu mu buryo bumwe. Abantu bagira uko bakora ibintu byabo, nanjye nkagira uko babikora. Hari abakora hip hop, hari abakora R&B, nkakora hip hop, hari abakora afrobeat, abandi bagakora slow cyangwa dancehall. Urumva na mahitamo y'umuntu kagomba gukoresha imbuga nkoranyambaga. Harabirirwa batukana, hari abavuga ibyubaka. Ubwo rero nanjye ko nzikoresha ni buriya buryo nahisemo kuzikoresha. Ntago nirukanka cyane nkuko abandi birukanka, wenda nazasitara imbere nkasanga biguyemo, bitwara gake gake kuko ngewe niko umutima nama wanje bimbwira. Kandi niba mbona kandi ubwo so bose basikoresha cyane bari hejuru yanjye bose. Narabazikoresha cyane batari hejuru yanjye mu bikorwa. Buri muntu wese agira imikorere y'ibintu byiwe kandi Imana ikabiha umugisha mu buryo bumwe cyangwa ubundi bigacamo. Icyambere kuri njyewe na Riderman nuko twabashije kubaha igikorwa cyacu. Kucyubaha no kuvuga ngo tugakora rehearsals uko zigomba gukorwa.
tukazitabira neza babonye ko ibintu byagenze tuma ibintu byacu biramacinga ibyo dukora birahuza kubera ko twagize umwanya wo kubitegura tugira umwanya wo guteguza abagenzi bacu ko bagomba kudushyigikira mwabibonye bose babikoze neza aba rappers bandi baje kudufasha ese habayemo ikintu cyo gushaka gufashanya nicyo twumvishije bagenzi bacu no ko buri muntu wese uri mu gikorwa agomba kumva ko ikintu bita implication kumva ko ari igikorwa kiwe atari ukuvuga ngo ni iki ngo nyine ni implication buri muntu wese yakijemo azi ko aje gushyigikira surtout hip hop muri rusange yaba ari abadufashije abari company zadufashije wenda nka Skol turabashimira baravuga ati reka dufashe injyana koko turebe ko ibyo bavuga koko ari byo aribo koko wari umusanzwe ukorana na Riderman indirimbo zawe zibaye nk'enye niba atari eshatu gukorana korabo ya album mugakora album launch nk'iyi ngiyi ikagenda neza ntabwo bigushyira ku gitutu cyo kuvuga ngo ko nakoze chemotherapy nayo ikaba nziza abantu ntibayimbaza igitaramo cya chemotherapy cyangwa cya Double G wenyine chemotherapy man ikintu cyose cyakwinjiriza wagikora ariko igihe kitataraboneka uburyo bushoboka ko ibyo bintu bikorwa cyangwa bijya hanze ntago wajya kurwanya ikintu kitarajya mu buryo bwacyo chemotherapy nayo isohoye muri 2021 twari turi muri corona urabizi ukuntu gukora ibitaramo muri kiragiye byabaga bimeze byari ibintu bigoye cyane kandi jewe ndi umuhanzi uri productive nago njya mpagarara uko nakoze chemotherapy nkagira umwanya wo kuza gukorana na Riderman icyumba cy'amategeko nkabona time yo gukorana n'abandi bahanzi n'izindi release zose zagiye zijya hanze niko nshobora kuzategura n'ibindi ariko urumva album yasohotse muri 2021 ntago najya gukora launching yayo muri 2024 already twageze no muri 2025 ariko mfite izindi album zishobora gusohoka zitari na chemotherapy hanyuma ujya uvuga ngo guterera sari abasiniya ntibikubuza guhereza mu junior ni statement ushaka kuvuga iki mu magambo yumvikana mbana n'abantu bose nyine baba batoya baba bakuru mugani w'ikinyarwanda uvuga ngo mbagarira zose igihe ntazizizera n'izizarumba baba batoya baba inshuti zanjye baba bakuru baba inshuti zanjye as long as ibintu dukora bigira umusaruro cyangwa bikakomeza bizamura brand yanjye ibyo ngibyo bigahura nuko iyo ugiye muri collabo z'aba young generation ngo ndavuga Mood ya Betray wafashije Bruce the Fast kenshi n'abandi ba rappers batoya ba Kevin n'abandi ibintu bya bikamacingana n'ibyabo ni ibirihe banga like ibyo nkora mu muziki bikanyinjiriza nabyo nabyiga nkabikora so niba nshobora kwiga gukora trap nkaba nayikora ikagira ikimbyarira nk'umusaruro cyangwa byongera kuri greatness yanjye ndayikora niba ngiye muri drill nkumva ko mbishoboye kandi bikaba ari ibintu bigezweho bizamura izina ryanjye ndayikora ngewe icyo ndeba ni ukuzamura ubushobozi na brand yanjye ntago mba ndeba ngo injyana iyi nkora zazuke nkorana n'abandi bahanze muri za Afrobeat nta barrier iri kuri career yanjye cyangwa ku muziki wanjye Yo, listen, motherfuckers, listen. Listen. Everybody listen. Bulldog. Yeah. Yo, listen. Bro, naje nkwambaye bro. Oh yeah. Naje nkwambaye bro. Kamaro kugira ngo tubanze kuba inshuti twabanje kurwana. Tino byagenze gute? Tino twarabitangiranye ntago twarwana. Listen now. Niyo interview ningiyemo I don't fake interviews. But ndabashimiye itangazamakuru Bulldog. Nanjye ndabashimiye cyane. Aba fuck up. Shut up now. Reba. Aba nigga bose bari hano. I love you guys. Man, let's keep bigaruka. Man, gute motherfucker. We are muri benshi. Listen now. Bulldog ye naje hano. Muze nta kintu bamaye nakoreye ubusa wala Bulldog yewe yakoreye umugisha tino album yanjye ikurikira Chiro Babatov azafasha Chiro Babatov yo izere wizere bomba reka mukurikira mukomereze natina ahubwo jewe mbacomoke dusoza cyangwa se kujya gucomoka umwe mu raperi ubona barimo kuzamuka batanga icyizere ni nk'abandi urimo ubona ni benshi cyane ntago najogoramo umwe
ahubwo icyo navuga mwebwe kuko mwabonye ko aba rappers bashobora kuvuka kandi benshi bagakora ibintu byiza cyangwa mugomba no gushyigikira mutagiye gushaka kubaka akantu kuko iyo umuntu akizamuka mani ukajya gushaka kumukama mu giti umuciye intege bana kandi umuziki nutazamuka wowe u Rwanda n'iryo itangazamakuru naryo sinekeza ko ryazamuka ubundi umuziki itangazamakuru rya show business wenda n'ibindi byose n'ibya filime byose n'ibintu bigomba gukorera hamwe as a whole yeah murakoze cyane namwe yeah yeah ntabwo ari ukuvuga ngo kuba ataje kuri nuza kuri line up ari umwanzi wanjye niba ureba stati zanjye yarapostinze ko ashyigikiye ko album yacu yagenda neza narabimushimiye urumva ni n'umwana w'inshuti yanjye kuva kera tukiri mu butoya buriya na famille zacu ni inshuti ariko niba twavuze ko line up igomba kuba iriho abahanzi batanu bo muri generation yacu na batanu bo muri generation nshyashya nibo wabibaze neza muri generation ya kera hariho batanu muri generation yacu hariho Fireman Green P, P-Flow ni batatu nanjye na Riderman bakaba batanu n'abahanzi 10 bikajyana nyine n'igihe tuba tugomba kugera cyo guperforminga kamem ntago nari gushyiramo Riderman ngo nsige Fireman nsige Green P nsige P-Flow twakoranye muri Tough Gang kandi aribo dufitanye ibikorwa byinshi kurusha Amajido Black ariko ntago imikoranire yacu birangiye hanga cyangwa ibintu by'ibitaramo birangiriye hangaha who knows wenda mu gihe gitaha tuzongera tu linking mu buryo bumwe cyangwa ubundi Double G wenda tunamusezera kuri stage ifoto ya Jay Paul abenshi kubera ko ari we mwabanye cyane twese twarabanye cyane by'umwihariko we cyane ko mutangiza Tough Gang niba umuntu yarakurikiranye amakuru neza ushobora kuba wowe nawe mwari inkingi za mwamba nubwo nabandi bari bahari benshi bakanatekereza ko ari wagize igitekerezo cy'uko ifoto yazaza ni irihe jambo cyangwa se nihe promi ujyohereza Jay Paul nubwo adahari bon jewe ibyo sinzi aho wabikuye byuko ari nge watanze icyo gitekerezo ntago ari nge wagitanze ahubwo wakoze iriya portrait ya Jay Paul warayikoze yaduhereza igitekerezo cyuko nubundi muri tribute twaririmbye za ntuza za kwicuma zirimo Jay Paul turirimba amaganya arimo Jay Paul nubundi nuko agomba kuba yibukwa ahubwo twarahuje n'uwaze igitekerezo cyo gukora iriya portrait twumva ni igitekerezo cyo kugira ngo tuyishirare abantu babone ko nubwo abatakiri mu buzima ariko duhukuma tumwibuka mu gihe cyacu turi kumwe nk'abagenzi bacu kuko nibyo bivugwa bya album mwavugaga ya Tough Gang nitugira amahirwe yuko isohoka muzamwumva kuko nawe ariho hari nk'ukuntu ujya uri wenyine like watesheza kuri Jay ikavuga ati iri jambo ndarivuze kandi nzarihagararaho kubera we ibyiyumviro byanjye kuri Jay Paul se byose ubu najya kubiganiriza abanyarwanda mbyereka abantu hano nyine kubera twabyerekanye ukerekana ukamanika ifoto ye nuko bari umuntu ariko ntabwo ndi bujye kukubwira feelings zanjye buri gihe uko mbyutse nkamutekereza cyangwa n'iki kuri we ariko haba hari gap nini cyangwa hari ikintu twabuze mu muziki nyarwanda cyangwa muri rusange mwahetse nkajya gushaka icupa rya nyuma batarafunga kuko saa 8 ntago saa 8 iri